Umugabo yaje ameze nk'intare aravuga ati mva ndavuze ngo soka muri runo rupango. Ndavuga se ko narinje kureba abana babasize ubareba atangira kunyuka inabi atangira gufata nk'inkoni nk'igiti kugira ngo nkubite. Ndasohoka abaturanyi baravuga ati se ko uyu muntu aje kureba abana wari se basakaganira n'abana wenda kaza kugenda ariko yaganiriye abana ngo hoya ngo giye byose mbishaka nagende. Ubwo nararize abana banjye bararira bibindura mu rupangu abantu barahurura ku irembo. Arambwira ati ndavuze ngo sohoka akajya agenda asunika anshushubikanya. Nibwo nageze ku gipangu urumva nari nafashe nk'agakapu nashyizemo nk'imyenda nk'itatu mvuga ati nidusubirana imyenda yanjye n'ubundi izaza. Ngera ku rupangu ngeze ku rupangu niho umukozi yafashe nari naribagiye isutiye yanjye nari naribagiye na kora yanjye. Umukozi arahita agenda arabizana abimereza gutya. Abakunzi ba Gorogota TV twongeye kubasuhuza ku migabane yose itandukanye. Turabasabira umugisha w'Imana w'uburinzi kugira ngo Uwiteka Imana agumye abagwiza ibyiza kuko nibyo tubifuriza igihe cyose. Turagira ngo tubashimire uburyo butandukanye mudufatamo amaboko mu buryo butuma turushaho kuzamuka mu biganiro byacu dukora bitandukanye. Rero ndagira mbabwire ngo nimugubwe neza abakiryamye ababyutse namwe mugubwe neza Uwiteka ari mu ruhande rwanyu. Aka kanya rero ndagira ngo mbasabire umugisha kugira ngo tubone gutangira ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe. Imana ishoboye byose kandi Imana igira neza, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Imana itajya ibeshya n'umunsi n'umwe, Imana yaturinze ikaturengera tuguhaye icyubahiro kandi ushyigikire buri umwe wese aho atuye n'aho aherereye mu mirimo y'amaboko yakora. Uburinzi bw'Uwiteka bumeho mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko musanzwe mubizi ni Bishop Brigitte nagasanzwe ni inshuti yanyu ubakunda namwe mukaba inshuti ye. Twabatumirira rero mutumirwa nk'uko musanzwe mubizi tuba dufite abatumirwa batandukanye ariko bose bafite icyo bigisha abantu. Ni ukuvuga ngo turi mu bisate bitandukanye, ibisate by'ivugabutumwa, ibisate by'umuryango, ibisate bigera ku bantu batandukanye bababaye kugira ngo tubahumurize, icyo kubagaburira tukibagaburire, icyo kubambika tukibambike kugira ngo nabo bagere aho bagomba kugera. Ibyo ni bisate biri muri Gorogota TV, aho wakumva wiyumva wahakorera nta kibazo muri ibyo bisate byose. Ubu rero uyu munsi turi mu gisate cy'ubuhamya, buhamya butoroshye, buhamya bukomeye, buhamya uri bwumve ukajya unababaraho ukaba warira aho uri kumva uritonganyije kubera uburyo uri bwumve bigukoze ku mutima ukababara. Ariko reka ngusabe kugira ngo uze kubikurikirana, ntuze gusoza utarangije iyi video kuko irimo ibintu byinshi cyane byinshi bitoroshye. Reka rero nakira umutumirwa wacu, amahoro y'Imana bane nawe. Murakoze cyane. Turakwishimiye kuri Gorogota TV. N'ubwa mbere ubashe kuza iwacu. Reka rero tukwiyegereze tuvuge ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yakurinze ikwishimire. Amen, amen. Abantu rero bakurikirana Gorogota TV imigabane itandukanye bakeneye kumenya umutumirwa Bishop Brigitte yazanye yitwa nde, ni muntu ki wababwira? Nitwa Kamatamu Anne, nkaba ndi umubyeyi w'abana batatu, nkaba ndi umupasiteri. Imana iguha umugisha, uracyari mama w'umujene. Yego. Abantu bajya bakunda kumbaza ngo ko nabaye Bishop ndi umwana, nkavuga ngo mu by'uru rugendo nta wamenye igihe Imana ihamagarira, cyane ko ibara tumenye tutaraba urusoro mu nda za ba mama. None nawe ndabona ukiri umujene. Yego. Aba bantu rero bakeneye kumva ubuhamya buturuka kuri wowe kugira ngo bugire uwo bwubaka, bugire uwo bufasha, kugira ngo mbese bukomeze benshi.
abo rero baguteze amatwi ndagira ngo udusangize ubuhamya bwawe. Murakoze cyane, baje kubashimira ko mwampamagaye kuri iyi TV ya Gorogota. Imana ibahe umugisha. Nababwiye amazina, nkaba mvuka mu muryango w'abana 8, nkaba ari njyewe mutoya. Navuga ngo ubuhamya mfite, navuga ngo bwatangiye kera. Kera navukiye mu muryango w'abana 8 nkuko nabibabwiye, mfite papa wanjye, mfite na mama wanjye. Ariko igihe kiza kugera, umubyeyi wanjye umwe aza gupfa, ari we papa wanjye aza gupfa. Twabaga mu buzima bwiza, ariko ubuzima busa nkaho buhindutse, busa nkaho bugiye hasi. Tubaho ngaho, twari abakristo, mvuka mu muryango wa gikristo. Njya mvuga ngo indangagaciro za Kristo mfite zikomora ku babyeyi banjye. Nibo banyigishije gusenga, nibo bantoje inzu y'Imana, nkomeza gutyo, nkomeza gukura. Ubwo muri ubwo buzima butoroshye bw'ubupfubyi naje kubaho, ndakura, ndiga amashuri abanza, ndayarangiza, nza kujya mu bintu by'imyuga byerekeranye n'ibintu bya salon de coiffure, ndabyiga. Mbyize nza gukora stage ahantu muri salo imwe iri mu mujyi wa Butare. Ubwo aho niho nakoreye stage, baza kumpa amanota. Stage irangiye, njyana amanota ku ishuri, turangiza icyiciro cy'amashuri. Nyuma yaho rero nibwo bampamagaye ngo nze bampa akazi, ndagenda bampa akazi, ndakora muri iyo salo. Noneho ubwo nari maze kuba umukobwa w'inkumi, niho navuga ngo nari ntangiye gukunda cyangwa gukundwa. Niho navuga ngo niho nakundanye n'umugabo twabanye. Ubwo rero niho twakundaniye n'uwo musore, yari umusore nayo ndi umukobwa. Dukundanira muri ako kazi nyine k'ibyerekeranye bya salo. Ubwo niho twakundanye, biza kuba ngombwa ko twiyemeza ko dushobora kubana. Ariko nyuma yaho gatoya nari narabatijwe muri ADPR, ndi umukristo wa ADPR, ariko nza kumera nkaho mbivuyemo. Ubwo niho nabaye aho ngaho nyine turakundana, ariko nza kwishingira. Urumva icyo gihe nasa nkaho nari naravuye mu gakiza, nza kwishingira, turabana. Ubwo tumaze kubana niho, urumva iyo ugeze mu rugo hari ibintu uba warateganyije, cyangwa hari uburyo urugo rwawe uba waravuze ngo ruzabaho gutya, ndashaka ko bizagenda gutya. Niho nabaye muri urwo rugo, ndavuga ngo nkihagera mbona harimo ibintu navuga ngo ntago mbona ko bimeze neza. Urumva ngiye nari naratese, noneho nakora akantu gatoya umuntu akambwira nabi cyane, nkumva rero ni ikintu kibabaje umutima wanjye. Kuko iyo umuntu ambwira nabi, hari ukuntu umuntu akubwira yoroheje, ukumva ikintu akubwiye koko ukacyumva mu matwi, ariko yakimbwiraga n'ubukare bwinshi cyane. Rero ndavuga ngo nigira inama mu mutima wanjye, ndavuga ngo ko nari naramenye Imana, nkaba mbona urugendo rundi ntangiye rwo kubaka urugo, ndabona ari urugendo rukomeye. Reka nisubire mu bintu by'Imana, ndebe ko Imana izandengera cyangwa izanyubakira cyangwa izamfasha mu by'uru rugendo. Ubwo niho nabaye aho ngaho, nkajya njya gusenga, ndatwita umwana wa mbere, ndabyara, bikomeza gutyo. Noneho nyuma aho ngaho kumwe wenda uvuga ati ndi mu rugo, ndi umumama, mfite umuturanyi, reka mbe ngiye ku muturanyi tube tugiye kuganira. Noneho nkajyayo, noneho kumwe umugabo aza agasanga nturi mu rugo, wenda akagutanga mu rugo, yaza agahita avuga uvuye hehe, ngahita amubwira ati mvuye kwa runaka. Agahita ahamagara uwo muntu, kana mama Fran avuye aho ngaho, agahita amubwira ngo ntihavuye. Ubwo nkaba mbonye amahoro, nabonaga afite kumfuhira guteye ubwoba, cyangwa wenda no kunkeka, niko navuga. Ngo umugabo agufuhira ngo abagukunda, wenda niko abantu bavuga, nanjye nyine nabonaga nkunda nuko. Noneho ubwo ngubwo nyine akabaza uwo muntu yamara kumwemerera
nkaba nyine mbonye amahoro nyine. Ubwo ngubwo ariko hakabaho nubwo hari igihe yahitaga agira umujinya akamara nk'iminsi yaratampaye rasiyo akajya byuka yigendera yarakaye nk'iminsi 3 nta rasiyo yampaye. Ibyo bintu kandi mfite umwana mutoya nangira urwo rugamba rutoroshye cyane, ariko nkajya mvuga ngo Mana sinzasenya, nzakomeza ibi bintu nzabyihanganira cyane ko nari narabaye mu buzima butari bwiza bw'ubupfubyi, nkavuga ngo ibi ntacyo bimbwiye, bizarangira cyangwa hinduke birangire. Kandi ko imfubyi zizi kwihambira. Ndihambira. Ubwo rero niho nagumije turabana, mbyara umwana wa 2, ariko urumva hamwe no gusenga niho navuga ngo Mana uzaduhe nk'inzu mu mujyi wa Kigali, tureke gukodesha. Noneho ngeza naho natura amagambo ndavuga ngo Mana umwana wacu ntazatangire maternelle tudafite inzu mu mujyi wa Kigali. Urabona amafaranga yo kwishyura umwana, kurya, nkabona nyine ntibizavamo. Senga iryo sengesho, nkimara kurisenga Imana yumva ikintu nasabye. Imana imaze kucyumva nukuvuga ngo umwana wacu yatangiye maternelle, inzu tuyirimo. Imana nakomeje nsenga Imana natura ibintu bikomeye, ntago kuba turi abakozi b'Imana tutangiye kuba ubu ngubu, ahubwo na kera hose nk'uko wabivuze twari abakozi b'Imana. Ahubwo hari igihe uri umukozi w'Imana utari wisobanukirwa icyo uri cyo, utari wamenya n'ibyo urimo. Ubwo nabaye aho ngaho tuba muri iyo nzu. Noneho iyo nzu ngira ngo yari ibyumba 3 tuyibamo, turakomeza nahabyare n'umwana wa 3. Noneho tuza kuhagurisha. Urumva twaguraga amazu tukagurisha tukagura ahandi. Ubwo twaje kuhimuka tugura ahandi ibyumba 5 na saro n'inzu y'abapangayi. Imana iratwagura cyane ku buryo navuga bushimishije. Navuga ngo ni imbaraga, harimo imbaraga zo gusenga, kuko ni ibintu nahoraga nsenga Imana mvuga Mana dukure ku rwego dushyire ku rundi rwego. Ubwo rero niho naje kuvuga ngo aho ngaho muri iyo nzu ibyumba 5 niho noneho navuga ngo ibigeragezo byagiye bizamuka. Mbaho ngaho iyo nzu tuyibamo, tukiyimukira niho umugabo wange yatangiye kujya arwaragurika uburwara butoroshye. Utwo turwara tutoroshye niho yarwaye, yamaze kurwara akivuza, yakwivuza agaca muri scanner ahantu hose bakamuga ati nta kintu urwaye. Atangira urumva yari umukatolika, atangira kuvuga ngo reka nje gusengera mu barokore. Niho yaje tukajya dusengana, njye aho nasengaga. Noneho turasenga dukomeza gusenga. Umunsi umwe rero ubwo aho ngaho urumva niho twari tumaze kuvuga ngo nkaho tugira ikintu kitwa amafaranga. Noneho iyo urugo rwagize amafaranga imiryango itangira kwizana mutayihamagaye. Niho abana bene wabo bazaga, imiryango itangira kugidusura. Ubona ko nyine natwe twabaye abantu batangiye kugendererwa n'abantu. Ubwo rero muri iyo miryango hari abana ba mushiki be yakundaga kuzana. Abo bana rero bari abana badasobanutse nk'aho ariko navuga, bari abana baruhije umutima wanjye, bari abana bagoye bakajya bavuga ngo uri mu butunzi bwa mwene wacu, bakagira ngo bya bindi miryango niko bambwiraga. Rero ubwo ngubwo bakambeshyera ibintu ngo navuze, bagahamagara n'abantu ngo nabavuzeho, uwo muntu banamuzana akavuga ati hoya murabe mubekera nta kintu. Mbega bakajya bashaka kugira ngo banteranye n'umugabo, rutangira kuzamo ibibazo. Ubwo ngubwo rero bikomeza gutyo. Niho umugabo yaje kujya Bukavu iwabo, agiye azana abanyamasengesho 3 baba mama abazanye. Ubwo ngubwo turasenga. Noneho bakigeraho niho umwe yahise asoma ijambo ryo muri Bibiliya ryerekeranye ibintu by'ubusambanyi. Nta kintu nabyitayeho. Nuko noneho babayeho nk'imisi 4 gutyo 5. Ubwo niho bwa nyuma umwe ajya kuhava yavuze ngo arashaka ko asengera icyumba cyacu. Umuhanuzi turamuga ngo nta kibazo, twabonaga ari abakozi b'Imana. Noneho araza kuvuga ngo hari imyenda yanjye ngo bagiye bandogeramo amakanzu, akambwira n'amabara. Ayo makanzu ndayamuhanga, yajyanye ku musozi ngo kuyasengera. Ubwo makanzu umuhanuzi arayapakira arayatwaye. Ubwo ngubwo nibwo noneho uwo muhanuzi yaje kuvuga ngo asengera icyumba, aragisengera. Noneho ikintu cyantangaje, hashize nk'icyumweru
tukajya twumva icyumba kirifunguye gifunze kuri uwo mwaraye mudashyizemo urufunguzo tukagira ngo n'umwana wacu mutoya kuko yaramaze kujya nk'imyaka 5 tukamuhamagara tukumva wapi tukabyuka tukabona umuntu ntawe uri muri saro tukozongera tukaryama tukumva icyumba kiraje noneho kirifunguye neza umuryango urarangaye ibintu bitubuza amahoro turasenga ibintu biranga tubona ko ari ibitero turavuga ngo uriya muntu waje hano mu cyumba wasanga yari afite izindi mbaraga zihishe inyuma ibi bintu ubwo niho twavuze ngo aha hantu tuhagurishe tuhave tugende ubwo turahagurishije tugura ahandi sejemu tuhaguze urumva muri iyo myaka yose niho yatangiye kuvuga ngo ngewe sinshaka abakozi b'abanyarwanda ndashaka umukozi uzi igiswahili kugira ngo abana banjye bazamenye igiswahili urumva ubwo yajyaga ajya kuzana abo bene wabo ngo bakore akazi ko mu rugo bwari uburyo bwo kugira ngo abana bamenye ururimi ndavuga nta kibazo ntacyo bintwaye ubwo niho aho twimukiye niho twaje gufungura iduka ry'inkweto noneho aravuga ati rero tujya muri vakansi wabo tugiye muri vakansi rero kuko yavugaga ati tuzashaka umukozi w'iwacu ndavuga nti reka tumushake kuko ngiye nagiye mbere nari narahamenyereye wasigara inyuma noneho ndavuga nti reka dushake umukozi hano iwanyu ndamushaka uwo mukozi yari umushi n'umugabo wanjye yari umushi ndamushaka turumvikana ubwo urumva hashizemo icyumweru kimwe umugabo wanjye araza ndavuga ati nabonye umukozi aravuga ati nta kibazo ubwo ari umwana nyine uzi igiswahili nta kibazo ubwo tubaye aho ngaho nyuma tuza kuvuga ko tugomba gusubira i Kigali niho twagiye kureba uwo mwana noneho ndi gukata munsi y'urugo rw'iwabo w'uwo mwana numva ijwi rivuganye nanjye numva ijwi rikomeye rirambwira ngo ariko uzi ko uzana umuntu akazagutwara umugabo ijwi nangira gutokeza ngo ndavuga ngo mu izina rya Yesu kwa jina la Yesu antwara umugabo nagiye he ntabwo nzapfa nzarama ese nzaba nagiye he ariko ijwi ndaryumva ndahatiriza ndagenda uwo mwana turumvikana usanga nta nuhari ariko turamurindira kuko numvaga ntari bumusige turamurindira araza aje rero papa we nibwo yazaga ahantu twari turi aravuga ati rero mugomba kumpa amafaranga amadolari 10 kugira ngo uyu mwana nimba mumujyanye nanjye sigare nikenuza barabakene pe barabakene bari mu nzu y'ibyondo badafite n'intebe mbega barabakene bamwe bo hanyuma ubona kuko ari abakene ubwo uwo mwana rero nibwo noneho umugabo aravuga ati nta kibazo reka tuyaguhe amuhereza amadolari 10 arabara yayamuhaye nyine mu mafrakongone mu mafaranga yo muri Kongo arayamuhereza umugabo arayabara abona aruzuye noneho afata amafaranga igice kimwe ayahereza umwana we ayamuhereje ayaciraho akajya yaciraho avuga ngo uhirwe musinzira uhirwe hejuru y'inzira uhirwe ugenda uhirwe mu rugo ugiyemo ayavugiraho amagambo agera avuga no mu rurimi rw'iwabo ururimi ntumva nyine rw'iwabo ayo yaciriyeho yose yahaye umwana ayo ataciriyeho arayagumana ntacyo twabyitayeho turagenda tugera i Kigali nimba tuvuge nimba uyu munsi ari ku wa mbere ku wundi wa mbere twarageze i Kigali niho nafashwe n'uburwayi indwara yatangiye ari umutwe ndivuza biranga mu imiti ikomeye biranga indwara igenda ikura ubwo niho naje kuba twicaye turi batatu n'umugabo twe dufite umushyitsi nawe wari umupasiteri turi kuganira numva ibintu biranyinjiye byahiriye mu birenge birazamuka mwumva biragenda bintigisa birazamuka ndacecetse bizamuka bigera mu nda numva inda bise nkaho biri kotsa inyama zo mu nda birazamuka bigera mu mutima numva bigiye nko kushwanyaguza birazamuka bigera mu ijosi nkumva biri kugenda biniga birazamuka bigera mu mutwe numva noneho birabyina bimera nkaho ari intore kuri amayugi n'intore birabyina numva umutwe urajagaraye mpita numva umutwe ni nkaho ari ibintu biri kubyinamo naracecetse mpita mbabwira ngo mana we icyuya kirandenga sinzi ibintu bimbayeho
ariko bo ntago babihaye agaciro, baragize ngo ni ibintu bisanzwe, si umuntu twari turi kumwe ibiki se bimwinjiye birareka. Ariko navuga ngo urugamba rwari rwatangiye, niho navuga ngo nahise ninjira muri atake zikomeye cyane. Uko umunsi ugenda ushira nkumva ibintu bingenda mu mubiri, uko bya bintu byanginjiye byansigiye utuntu tumeze nk'inozi cyangwa ishishi, bikangendamo mu mubiri, nkumva birangendamo, nkumva kamwe kageze mu ijosi nkikoraho, nkumva mu mutwe nkikoraho, nkumva mu mugongo nkikoraho, kakamera nk'utuntu tunosha tumeze nk'utuntera ibyuma. Birakomera, indwara irakomera, nk'uyu imiti ndivuza biranga. Umunsi umwe rero indwara iza nko kuvuga ngo reka nkwereke ibyo ndimo. Urumva iyo minsi kuva ibyo bintu byanyinjira sinajyaga nsinzira, ko nararaga numva ndibwa n'utuntu tuntondagira. Ubwo niho natangiye kumva iryo, urumva sinasinziraga iryo joro, ndara ntasinzire, none uburibwe bwabaye bwinshi. Buracya mu gitondo ndavuga ati rero ndumva narembye, mpa amafaranga njye kwa muganga ndebe ibi bintu bansuzume barebe nimba ari ibiki. Ubwo amafaranga ndazinduka ngenyine, numvaga ameze nkaho nasaze, nijyana indera ngenyine. Karayesi. Ndavuga ati kubera ko indera bavuga ko bavura indwara zo mu mutwe, kuko numvaga mu mutwe byacanze, nijyana indera nega moto. Na mituweli icyo gihe menya yari yarangiye, ndavuga ni ndagiye. Ndagenda nkigera indera babona narembye, sinarinzi indera, mu mata arangezayo basanga narembye, bantera urushinge rugabanya uburibwe, wapi. Bandyamisha ahantu kugira ngo baze kureba ko nza kugaruka mu buzima, wapi. Bamutunini hashize nk'amasaha 2, bambwiye ati we taha nyuma y'imisi 2, hari ku cyumweru, nyuma y'imisi 2 uzagaruka none tugucisha mu cyuma turebe ikibazo ufite. Ndataha nega moto nanone ndataha. Ngeze mu rugo nsanga umugabo wanjye yagiye gusenga, umukozi arahane. Noneho ndyamye biranga, uburibwe nyine bukomeza kuba uburibwe nk'uko ibisebe byana by'umugore, niko byandyaga, bimwe bigera kuri etape ya nyuma. Sindi bubashe kuryama, sindi bubashe guhagarara, numva ari ibintu bindya ntasobanukirwa uburyo mbibwiramo umuntu. Nibisa nta muntu ujye ubisobanura. Nta muntu ubisobanura. Ubwo niho navuze ngo si ibi bintu ko bigomaza kundya, njye kuri ndi vuriro ryitwa Gira Ubuzima. Ndavuga ntireka ngende naho mbabwira ukuntu umeze, kuko ndumva ngiye nko gupfa. Ndahagera ngeze Gira Ubuzima, naho bantera agashinge, kuko bwari uburibwe nyine mbabwira uko mbabara. Bantera agashinge rero izo ngizo bamaga nta kintu zamaze. Bakimara kuntera rero urwo rushinge aho ngaho Gira Ubuzima, nabaye nk'umusazi, nikubita hasi, ndigaragura, mvuza induru, abaganga barahurura, abantu baraza baravuga ati indwara ntago arisanzwe, ibi bintu ntago byoroshye, none mujyane mu binyarwanda, kuko ibi bintu ntago ari indwara y'ikizungu. Ubwo turagiye tugenda none haravuga ati banjyane Goma bajye kumvuza. Niho ubwo ku kanya twari dutuye sejemu dusubira mu rugo, ko nakicaye mu ntebe, nimba baramaye indi kanzu sindimbuka. Ubwo ngubwo nibwo twese dufata urugendo, hari saa 9. Nkabyumva cyane kuko nigeze guhura n'urwo rugamba rusa rutyo, rw'ibyo bintu nyine nanjye byigeze kumbaho gutyo, ubwenge njye byageze mu mutima, numva n'umutima birarangiye, n'umwuka ukaba mu byose. Ndimo kubyumva cyane. Rero ubwo ngubwo niho twagiye Igoma ngo tugiye kwivuza, tugera Igisenyi. Twageze Igisenyi saa 12 turi bubashe kwambuka, turara mu bashuti bacu babaga Igisenyi. Ariko ikintu cyantangaje, iwanjye sindyama, ariko ngeze Igisenyi kuri abo bashuti bacu ndaryama ngeza mu gitondo. Ndibaze se kuba iwanjye ntaryama, hano nkaba naryamye, ibi ndibi byahagaze. Ubwo ngubwo buracya mu gitondo turambuka tugera Igoma. Tugeze Igoma bansuzuma bakabona n'uburozi nariye, ariko bampa imiti ntigirira umumaro. Mu imiti y'ikinyarwanda ndayinywa, igeza naho itera igifu cyanjye kuba nk'inyama, kikirirwa kindya, igeza naho intera rerije mu mubiri, nkajya nishima ahantu hagata hapfuruta. Imiti iragenda nayo iransaguka, mbona nta gukira. Niho umugabo yavuze ati ariko ubundi ibi bintu ni ibiki? Arambwira ati rero reka twimuke. Ubumva Igoma twabaga kwa bene wabo, reka tuve Kigali twimukire tuze tube hano Igoma, wasanga nta wamenya, wasanga amashyara ari Kigali, ariyo mpamvu reka twimukire
duhunga umwanzi ni nkaho ariko twavuga. Ubwo ngubwo niho rero urumva nubwo nabaga igoma nabaga ndembye ariko ahantu hose natembaga njya mu nzu y'Imana. Kuko bajya bavuga ngo umugore w'umunyamatiku yageze muri quartier iyo umugore yimutse ahita amugata uriyagira amagambo uri araroga. Niko abagore bameze. Ariko nk'abakristo iyo wimukira ahantu tuvuga ati ni hehe basenga. Nanjye ubwo nahise njya mu rusengero rumwe rwari aho hafi cyane hari nk'intambwe 100. Njyamo nkihagera umuntu ntabwo yaranzi ntibari bazi ko ndi umunyarwanda ntibari bazi iki nkihagera barampagurutse yari amasengesho asanzwe mu mibyizi barambwira ati wa mudamu we Imana igukuyeho umwuka w'ibisazi. Ati umwuka w'ibisazi Imana ugukuyeho. Ubwo baransengera birarangira ndataha. Ubwo nibwo ari umugabo yambwira ati twimuke ndavuga ati nta kibazo aragenda i Kigali arimura ibintu by'umumarara byimura bizi Gisenyi bigeze Gisenyi dufata imodoka ishobora kwambuka umupaka barabizana igoma dushaka inzu tubamo. Indwara irakomeje ni hahandi nyine naho yagiye. Noneho umunsi umwe ndicara senga isengesho rivuga ngo Mana ibi bintu ko ntabyo ni iyi ndwara Mana ko ngukorera urumva i Kigali nari umusemuzi nari umuririmbyi nari umunyamasengesho ibyo byose byamfasha atari uko navuga ngo ndi umupagani. Ubwo ngubwo niho navuze ngo reka nsenga isengesho. Ninicaye mu muryango kumwe umuntu abyuka agahita yicara mu muryango w'imvara yarembye ndavuga ngo Mwami ibi bintu wasobanura ibyo ari byo. Numva ijwi nanone riremereye rirambwira ngo ibyo kwa Lazaro narabiretse biranuka ngo ni ibyawe ngo niko bizagenda ngo ariko iyi ndwara ngo ntabwo ari yo kukwica ngo niyo kugira ngo izina ryanjye rizahabwe icyubahiro mu mahanga yose. Numva ijwi ndavuga noneho ntabwo ngipfuye ni ukugira ngo ibi bintu bizavemo ubuhamya abantu bazumva bagahumurika. Nguma aho ngaho ngomeza kurwara njya gusengera ahandi hantu. Ngiye gusenga ahandi hantu umuhanuzi arambagurutse arambwira ngo kiriya cyumba udafunga mbonye icyumba utajya ufunga mbonye hari ibintu byinjiye muri icyo cyumba. Umuhanuzi yavuze muri iyo migani sinamenye ibyo ari byo nditahira. Ubwo icyumba utafungaga ni ikihe? Icyumba cyanjye. Kubera inzu yari ifite imiryango 2 igihe nabanje kugira ngo ni umuryango w'inyuma basi kuko twabanaga mu gipangu n'undi muntu umwe. Ngewe nibyo natekereje ari ibintu Imana itubwira ntitunasobanukirwe. Noneho muri icyo gihe Imana imbwira ngo icyo cyumba udafunga niho nagize yerekwa ndyamye mbona umugabo mbona umukozi nahoranye mbere araje none umugabo wanjye amubonye mbona aramuhobeye n'ibyishimo byinshi. Ndikanga ndavuga se umugabo wanjye ahobeye umukozi amwereka urukundo gute ndavuga se kubera icyo uri kwereka umukozi urukundo ngiye utanyereka nukubera iki ntangira gufuha arambwira ngo si wowe bitera se ndavuga mbitera gute kandi wowe uri gukunda umukozi ariko mubwira mbega twitana ba mwana mu nzozi ariko mbyutse mu gitondo ngubwo ngakimara kumbwira ngo ni wowe nanjye mvuga ngo ni wowe numva ngo nzinze imyenda ngo mpita mvuga ngo gendagiye nimba utangiye gukunda abakozi. Ubwo ari mu nzozi nari mu nzozi nzinga imyenda ntangira kuzinga ngo mbona ngiye iwacu ngo negereza ko umugabo azaza kundeba ngo ndi iwacu ngo nayaza mu nzozi. Ubwo ngewe amayerekwa yose nagiraga umugabo narayamubwiraga nta kintu cyose Imana yamishuriraga ntamubwiraga. Ubwo nibwo hakeye icyumweru ndabyuka ndavuga ngo Mana izi nzozi ziteye ubwoba. Ndabyuka ndasenga bisanzwe sindi n'undi mudamu nabigesha narose inzozi zitari nziza aravuga ati izo ni inzozi nawe zimiruho. Ndavuga ndi hoya izi nzozi ntizisanzwe. Rero icyumweru kimwe niho navuga ngo ibintu narose niho byagiye mu bikorwa. Ubwo umugabo asiga telefone ayisize umwana wanjye urumva nabaga ndi mu cyumba cy'abana niryamiye mu cyumba cyanjye numvaga naraharambiwe nkumva naranahanze nkajya kwiryamira mu cyumba cy'abana. None umwana anzanira telefone azanye telefone arafungura umwana buri abana babaza amapassword simbizi ko yarayizi afunguye arayimereza ndi kwirebera muri telefone nta kintu namushinjaga nta kintu namukekaga mbonamo message yandikiranye n'umuntu w'umukobwa nzi. Iyo message ivuga ibintu bikomeye numva none ni nk'umuntu ne icyuma nararembye ndavuga kumbe uyu muntu wasigaye ajya mu bintu bidatunganye
ndabyihorera ariko ni hakanyabugabo ndabyihorera araza nkuko bisanzwe nta kintu namubwiye buracya mu gitondo numva biranyanze mu nda ndamubwira ko ndamuga ngo niza telefone arayiniza ndamwereka abonye message ayibonye akubitwa n'inkuba umuntu arakonja amera nk'umuntu bamennyeho amazi noneho aranyihora nta kintu yansubije ngo yego cyangwa hoya nyine umuntu yafatiwe mu kintu ahita amera arakonja noneho ngewe ngombezaho ndamwihorera nko nyuma y'amasaha nk'atatu mbona ba bantu b'igisenyi umugore n'umugabo baraje hari umupasiteri twari duturanye nawe aramuhamagara ati ngwino araza n'umudamu we bakigeraho turasenga bisanzwe arababwira ati ngewe uyu mugore yananiye ese umugore yakunaniye gute uyu mugore asigaye ajya mu bapfumu uyu mugore asigaye ari indaya uyu mugore ibiki aravuga ati yakunaniye umugore mu banyamezi 3 muri Nairobi yakunaniye gute ariko amubwira abanyesindaya umurozi ibintu byose noneho yavuze ngo urumva yarabahamagaye arababwira ibyo bintu byose nabo baravuga ati ntago bishoboka ubwo ngubwo niho yavuze ngo nibwo yikojeje mu cyumba azana akantu k'agapapiye mushwari k'agapapiye mushwari gashyashya aravuga ati dore mbonye imiti urumva muri iyo nzu habagamo imiti y'ikinyarwanda nanywaga myinshi ati mbonye papiye mushwari irimo imiti nyikuye munsi y'igitanda baramubwira ati wamufatanya imiti ati yego hari imiti mbonye munsi y'igitanda umupasiteri aramubwira ati ariko wa mugabo we umuntu muvanye i Kigali mumaranye imyaka 12 uyu mudamu watubwiye ko agiye kwimura ibintu n'ibiki byose kandi umugore ntiyigeze anasubira i Kigali bishoboka ko iyo nzu y'i Kigali niwe wimuye ibintu byose ibyo bintu utafashe mu myenda yabikaga ibyo bintu utakuye mu nzu yabagamo mwabagamo kandi mwaraviduye inzu yose mugasigamo na ikoropya mugasigamo abapangaye ibyo bintu niho ubibonye hano i Kigali mu mezi 3 aravuga ati nuko bimeze yewe sishe kubana n'umugore w'umurozi avuga ibintu byinshi ndarira n'ubundi urumana nararembye ntanubwo narindiho ndarira isengesho ry'ubuginga rimeze nko kutamenya ndavuga ngo mwami Yesu ni watobora basaya amabati y'ipurafu ukaza ukerekana ukuri ariko Yesu arancecekana neza arancecekana nibwo nagumye aho ngaho baravuga umugabo aravuga ati uwo mupasiteri umugabo akabinyemeza ngo mbyemere mbega icyaha kimpame n'umusambanyi kimpame baravuga ati se ufite nimero y'umuntu basi umutereta ati ndayifite yihamagare yayihamagara iyo nimero ngo niyo umuntu wo mu Rwanda ikaba kompoze nicemo ubwo nibwo umupasiteri yansohoye hanze arambwira ati mwana wanjye yambwiye ijambo rikomeye abapasiteri baba bafite iyerekwa arambwira ati mwana wanjye wageze mu kigeragezo gikomeye wageze mu kinyoma utari bubone n'ukuntu uri bwisobanure arambwira ati ariko Yesu yemeye ibyaha byacu nta cyaha yari yarakoze ariko yemera kwigerekaho imitwaro atakoze ese ibi bintu bigutwaye iki kubyemera amahoro akaza mu rugo hari icyo bigutwaye ndavuga ni pastor ndemera ibintu nakoze aravuga ati byemere umunsi umwe Imana asenga ararahira aravuga ati Mana nakurikiye n'Imana y'uyu mubyeyi umunsi umwe izagaragaza ukuri turinjira ndavuga ati ijambo bwiwe n'umutambyi ntacyo ndi burenzeho ndirinjira baravuga ati se pastor ni iki mugezeho urumva bose bari bashaka ni ngiye munyarwanda wari uraho bose bari abakongomani aravuga ati rero ngewe ndahaguruka ndavuga ati murakoze ngewe ibintu byose munshinja hatavuyemo na kimwe ndabyemeye ariko Imana nakurikiye Imana nsenga Imana idaca urubanza rwa kibera umunsi umwe izagaragaza ukuri ubwo nuko ni nk'aho ari nge narangije inama barataha turabaherekeza nibwo uwo mudamu w'igisenyi urumva twe dusanzwe tuziranye ndamubwira ngo megzose ibi bintu bimbayeho narasenze
ibi bintu bimbayeho bimbaye nk'aho ari inzu ingwiriye, hari ikintu Imana ishaka kuri jyewe, ntabwo nkizi nawe ntukizi, ariko umunsi umwe tuzamenya impamvu y'ibi bintu. Nuko namubwiye barataha turataha. Ubwo umukozi umugabo araza tuvuye kubaherekeza, ahita ahereza umukozi amafaranga, aragenda arahaha. Urumva sinariye, umugabo ntiyaraye mu rugo, aza mu gitondo. Umugabo aje mu gitondo, urumva naraye ndira, bwanyereho n'ubundi sinasinziraga, mbyuka noneho n'indwara yabaye nyinshi cyane. Jyewe nkanjye n'umwuka wera undimo. Iyo mvuze hano hari abantu ibiganiro nagiye ntanga bavuga ngo nige nisenyeye, ariko baca umugani Abanyarwanda ngo uburiye umubyizi mukwe ntako aba atagize. Ubwo ngubwo njyewe numva umwuka wanjye undimo unyemeje kubyuka mubwira aya magambo. Namugani rero urabona mu gitondo urumva yaraje yicara muri saro amera nkaho yacanganyikiwe, ndagenda ndamwegera, ndamubwira ati rero njyewe nagira ngo ndebe se kuko uyu mugabo aracyankunze, ese bya bintu byarangiriye aha, ese uyu mugabo dushaka kugenda iwacu ajye kundega basi ibyo nakoze, turebe uko dukemura ibibazo nk'imiryango. Ubwo niho umugabo namubwiye ati rero ese twagenda iwacu cyangwa wamita iki, jyewe nkataha. Kumubwira ayo magambo nagira ngo mu by'ukuri ndebe reaction ye, ibi bintu ari bubyitwaremo gute. Nibwo rero uyu mugabo yahise ambwira ngo we ngo genda iwanyu, numara kugenda jyewe nzaza, abana n'ubundi bari kwiga ntabwo uri bubajyane, ariko jyewe nzaza tuganire n'ababyeyi, nkuregera ababyeyi. Ndabona nta kibazo, nditegura, nzana ivarisi nshyiramo imyenda areba. Najya gufata n'amafoto, twifotoranyije akayanyima ndayasiga ndigendera. Noneho ikintu cyanangaje nkimubwira ayo magambo, umugabo yese agaruka muri mood, arishima, araseka, ubona ibintu bisubiye kuba byiza, atangira kumbwira neza. Nabwo si uyu muntu twari dufitanye ikibazo none akaba yishimye gutya, ni ukubera iki? Umukozi yikorera ivarisi baramerekeza, umugabo tugenda tuganira neza, arambwira ati genda jyewe nzaza iwanyu, abana ntabwo uri bubatware n'ubundi bariga. Turagenda tugera ku mupaka, ndambuka, umugabo aransezera ati genda jyewe nzaza. Ubwo niho nagezeyo iwacu, ndagenda ndatega, ndagenda i Kigali Butare, ngenda iwacu. Ngeze iwacu nsanga mama wanjye, urumva muri uko kwimuka kose ntabwo bari bazi uko mbayeho. Telefone yanjye yari yaramenetse, ibi nari ibibazo. Ubwo niho twagiye tugerayo, ngera mu rugo iwacu, mpageze mama wanjye aratangara, mutekereza uko bimeze, aravuga ati mwana wanjye icara hano, ubwo azaza atubwira ibiraga kurega. Tariko umubyeyi wanjye ari kuvuga, nkurikije uyu mugabo wawe ndabona umugabo wawe yatewe, naga ibi bintu ari kawaida, naga ari ibisanzwe. Umugabo wawe yaratewe, umugabo wawe yarahumanye, niko umubyeyi wanjye yambwiye. Ubwo niho nakombeje mbaye iwacu amezi 3. Umugabo wanjye tuvugana, hari amafaranga yajyaga yohereza mama wanjye y'amata, agomeza akajya yohereza. Nibwo namubwiraga ati rero umunsi umwe ndavuga ngo ngiye kureba abana, se kutaza nzaza, akaguma abwira ati nzaza. Ndavuga ati rero umunsi umwe ndategangira Nyabugogo, ndavuga ati rega ndaje nje kureba abana. Aravuga ati hoya, wiza kureba abana ahubwo subira Butare, jyewe ngiye kuza, ari utuntu nyirimo urabona ndakipanga ibiki, gutangiza abana, gutangiza akazi hano birangoye, ariko nzaza. Subira Butare kuko numvaga ntashaka kubwirwa nabi, ntashaka kugira gute. Naramwumviraga. Noneho urumva hashira andi mezi 3 ndi kuvugana nawe, nta kibazo, ambwira ati nzaza, we burindira niki kwirukansa kwanza umeze gute, urumva uri koroherwa ibintu nk'ibyo. Ariko igitangaje umunsi nageze iwacu bwa mbere, nabwo narasinziriye, guhera nakandigira iwacu ibitotsi bitangira kuza. Iwanjye mu burisi naryamaga, ariko iyo nahinduraga uburyamo narasinziraga. Ubwo nibwo amezi 3 yarangiye, ndatega noneho ngi Gisenyi ntamubwiye. Ngeze Gisenyi ndamuganirega bungundi Gisenyi ngiye kwambuka, jyewe nje kureba abana. Mbega no kuvuga ngo nahoraga ameze nk'akabwa kabonye inyama, numva umutima wanjye ari abana, mvuga ngo reka nje kureba abana. Ngeze Gisenyi noneho yumva nk'umujinya uramwishe, arambwira n'ijwi rikomeye, aravuga ati umva ndavuze ngo subira Butare,
nakubwiye ko nzaza nimba kandi nubirengaho ibi bintu nkubwiye urasanga nimutse abana ntago uzongera kubabona subira Butare igihe nzaza mpamagara umuryango wawe twicare tubivuge subira Butare ntago nasubiye kuko hari nimugoroba nahise ndira muri gare haza umumama nyine arambaza uko ibintu bimeze arambwira ngo ngwino tugende ujye kurara iwanjye uwo mumama ntabwo azi aho mvuka ndamutekerereza turagenda uwo mumama turararana ndaza ku gitanda cyarampumuriza buracya mu gitondo subira iwacu Butare maze gusubira iwacu Butare ndakomeza ariko Imana yajyaga inyereka amayerekwa ikanyereka uwo mukozi atwite ikanyereka ariko nkavuga ngo nayinzozi ubwo nibwo naje kuvuga mu mezi ubwo urumva ni nko byasatiraga umwaka ndavuga ngo reka nsubireyo noneho muri iyo minsi navuga ngo subireyo sinzi umuntu wamamagara ambwira ati yanzu y'I Kigali yagurishijwe none ndavuga ati nimba yagurishijwe reka ngende njye kumubaza uyu muntu gahunda niyi afite turasubirana ntidusubirana kuza iwacu yarabyanze uwo mwaka wose urumva yaranjijishaga njijisha ubwo nibwo twakomeje mbaho gutyo ariko ndavuga ngo reka nsubire mite noneho ngewe ntega direct ngende i Goma noneho ninjira i Goma ndagenda ninjira i Goma ubwo ngubwo nibwo nagiye ngera mu rupangu mpageze sanga umukozi n'uhari n'abana ubwo niho navuze ngo reka nyine narageze ndasenga bisanzwe noneho mita uwo mukozi yahise ahamagara umugabo nimba aravuga ati wa murozi yaje nimba aravuga ati wa mugore yaje sinzi mbona umugabo araje umugabo yaje ameze nk'intare aravuga ati mva ndavuze ngo soka muri runo rupango ndavuga se ko narinje kureba abana babasize ubareba atangira kunyuka inabi atangira gufata nk'inkoni nk'igiti kugira ngo ankubite ndasohoka abaturanyi baravuga ati se ko uyu muntu aje kureba abana wari se basakaganira n'abana wenda akaza kugenda ariko yaganiriye abana ngo hoya ngo ngiye byose mbishaka nagende ubwo nararize abana banjye bararira bibindura mu rupangu abantu barahurura ku irembo arambwira ati ndavuze ngo sohoka akajya agenda asunika anshushubikanya nibwo nageze ku gipangu urumva nari nafashe nk'agakapu nashyizemo nk'imyenda nk'itatu mvuga ati nidusubirana imyenda yanjye n'ubundi izaza ngera ku rupangu ngeze ku rupangu niho umukozi yafashe nari naribagiye isutiya yanjye nari naribagiye na kora yanjye umukozi arahita agenda arabizana abimereza gutya ngo fata imyenda yawe ku rupangu ndabifata ndabibika ndagenda magara ku muhanda ari umuhanda muremure umugabo arandeba abantu bandeba ndikurira abana bari kuvuza induru ndindamanuka ari nka filime ariko tujya tureba filime tukagira ngo ni ibintu bitabaho ariko ibintu nabonye ni ibintu bibaho ubwo ndamanuka nakagakapu ku rutugu ngenda ndira induru y'abana abaturanyi umuhanda abantu banshungereye nabaye nk'umuntu wibye ndamanuka ngera ku muhanda umugabo ndeba ndibaza ngo mwami Yesu ariko umugoroba nka saa 12 n'igice ndarara hehe muri Goma n'ahantu nzi muri bene wabo nabo wenda ninjyayo ntibari bunyakire kandi n'ubundi no gusenyuka k'urugo n'amagambo nk'ayo yose ndavuga ngo ndi burarehe mamagara umumama umwe twe twarahuriye mu rusengero twarashere ndamwarashe uri hehe ko umugabo naje kumureba none akaba yanyirukanye arambwira ati ubu tuvugana ndi Bukavu ariko fata umumotari akujyane iwacu ubwo nafashe umumotari iwabo hanambwiye ndi ku mugoroba simazi ubwo nibwo nagiye umumotari none haranyobya abamotari bo muri Goma n'abajura bamwe yanakujyana no mu ishyamba akakwica noneho nibwo nagiye ngera ahantu mageze umumotari avuga ati mva wahayobewe va kuri moto yanjye kandi nyishyura ndamwishyura aragenda nyine nari najujuse muri uwo mugoroba navuga ngo nari nataye ubwenge nibwo ndongera afata moto ndayibwira ngiye aha aragenda arahangeza uwo wa kabiri ndagenda ndara muri urwo rugo nawe n'urumva ndamwishyuye kabiri mwishyura nkayo n'ubundi nari urumva nishyuye kabiri n'ubundi ngenda ndara muri urwo rugo uwo mumama ni umunyaricuru aza akanyarwanda gakeya cyane arambwira ati ibi bintu nago uri bubi sinzi ukuntu uri bubisobanura ariko ubwo muri icyo gitondo umuntu arambwira ati wagicucu umugabo wawe yarashatse umugabo wawe dore
yashatse wa mukozi wawe kandi no kuri arambwira ati do ubu ngubu mu minsi ishize twavuye mu minsi mikuru n'umukozi aratwite urumva agiye magera ntanda nabonye urumva n'ibyo miserero baranshushubikanyaga nabaye nk'umusazi nta nubwo nakanuraga hari ngo ndebe n'ibiki biri kuba arambwira ati wagicucu umugabo yarashatse yarongoye wa mukozi ibintu ubu ngubu abantu bari mu kwabuki mana yanjye ndavuga ni nuko bimeze ndasara mu muhanda nuko bimeze ntago ushaka kanderera nibyo navugaga sinshaka umukozi underera abama abana banjye mbasubize mu Rwanda iwacu bigaragara ko yanzanye hano mu gihugu kugira ngo yishakire undi mugore ari byo mvuga barabwa ati rero jya kumurega bangira inama ntago nari nzi muri Goma sinari nzi yo ndi bujye jya kumurega guha abana bawe ntuzemere ko umuntu akurerera ndagenda kumurega ngiye kumurega baratuburanisha baravuga ati rero ese uyu mugore uramwemera ndamwemera yari umugore wawe yego ibiki mushinja arabivuga akibivuga baravuga ati ni indaya baravuga ati se wa mugabo ni indaya mu Rwanda yarasambanaga ese hano ageze hano igoma mu mezi 3 yatangiye kuba umusambanyi kandi umugore wawe avuga ko anarwaye aravuga ati yego aravuga ati wa mugabo we ufite ikimenyetso cyerekana ko uyu mugore wawe ashobora kuba aryamana n'abandi bagabo ati ntacyo mfite n'abantu bambwiraga gutyo tiwumva ko urugo rwanyu rwashenywe n'abantu icyo kiba kivuyeho aravuga ati imiti umushinja byagenze gute aravuga ati genda kwiga pape mushwari karimo imiti ibintu nk'ibyo yaransasiraga yagira ngo azamindure igicucu cyangwa mukunde cyane ariko avuga arangije baravuga ati wa mugabo uyu mugore wawe mubanye imyaka 12 yananiye kukurogera mu Rwanda aje kukurogera hano muri Kongo aburi cyavuga wa mugabo kari wowe wagiye kwimura ibintu byose byo mu nzu hari uburozi muri iyo nzu waba warabonye ko mwazanye ibintu hari n'ibintu waba warakuye muri iyo nzu mwabagamo ati ntabyo baravuga ati wa mugabo kubu tuvugana umugore avuga ko washatse umukozi ese ko bigaragara ko uyu mukozi wawe n'uyu mudamu bari abagore babiri mu nzu ko umugore yaragiye uhita ushaka bigaragara ko uyu mukozi wawe ashobora kuzana utuntu akadushyira aho ngaho kugira ngo wowe wange umugore wawe ikindi nawe ubwawe ushobora kuba udakunda uyu munyarwandakazi ukavuga ngo reka nshake cyane ko uyu mukozi wawe muhwanyije ubwoko ashobora kuba waramuzanye kugira ngo umusimbuze uyu mugore wawe kubera irari ry'abagabo umugabo aba aratsinzwe aho ngaho abura icyo kuvuga bahita bamutegeka ati none ikintu tubonye subirana n'umugore wawe mugende mubane mwasenyewe n'amagambo mwasenyewe n'uyu mukozi mu bigaragara noneho genda ushaka uwo mukozi wawe nimumusubize waba aratwite kandi ibintu byose byo mu nzu nushaka ubihereza uwo mukozi agenda ashaka ubuzima bwe ujye umufasha ariko uyu mugore twumve yasubiye mu rugo rwe ati nta kibazo arabisingira turagiye ubwo ngubwo bukeye urumva niho twari guhura kugira ngo dusubirane ubuyobozi bumuhamagaye kugira ngo bunjyane mu rugo arababwa ati genda Bukavu nanjye muhamagaye aravuga ati ndi Bukavu noneho baramubwira ati arampamagara aravuga ati ubu tuvugana ndi Bukavu ngwini Bukavu tuvugane ndavuga ati ari mu muryango iwabo ari no kwa papa we reka njye Bukavu tugende tubibwire umubyeyi we afite papa we gusa twumva icyo umubyeyi ari butubwire ndagenda ntega ubwato ngere Bukavu ngeze Bukavu ngeze kwa mukuru we uba Bukavu mu mujyi ndamuhamagara suri hehe ngo tuvugane ahita mpereza mukuru we wundi aravuga ati umva ndavuze ngo subira Goma umugabo wawe ubu ngubu ari Goma kandi bambeshye nuze hano nitugushaka mu muryango wacu ndavuze ngo genda Goma uzahure n'umugabo wawe nigiki kuzanye ndakubwiye nguze bamindura nk'ikizi nk'itorosho bazi subiye Goma naraye aho buracya mu gitondo subira Goma abana ubwo babazanye muri Bukavu ntibashaka kunyereka abana banjye nakandagira muri Goma bakabahungisha nakandagira muri Goma bakabajyana umwaka wose ushira n'abana mbona muri byo namuregaga atashaka kunyereka abana banjye aragaruka noneho ubwo duhurira Goma koko nkuko yabimbwiye arambwa ati suri hehe ngo duhure nkavuga ati nkajya mu mwuka bimwe by'abarokore ubu ngubu nyine tugiye guhura twongere dusubirane ubu yisubiyeho mageze arambwa ati duhurira hano turahahurira niho uhagaze niho mpagaze nkuko yavuga ati duhure ku cyapa runaka ahita ambwira ati ndaje
ngiye kubona moto, mbona moto iriho abasirikare babiri baje kumfata. Baje kumfata, ubwo nabonye abasirikare numva nabaye nk'umuntu utaye ubwenge, navuga ati bagiye kunyica tu. Ariko ubwo muri iyo minsi nasengaga, Imana yari ngiye ngo nkukuriyeho igifungo, bimwe Imana itubwira, ariko se nzafungwa nagize ntabwo nabyumvaga. Ariko nyuma yaho gato giye kuva natandukana n'umugabo, nisubiyemo nk'umwana w'ikirara, ndasenga ndatura ibintu byose, nongera kuba mushaje. Imana ndavuga ngo Mana ngwino dutangirana uru rugendo bushaje. Imana noneho ingarukaho bushaje. Nagiraga amayerekwa ku buryo bwa iyo nabaga nzajya ahantu, Imana yanyerekaga plan y'ahantu ngomba kujya, uko bizagenda. Nibwo rero umuhanuzi yambwiye ati ugiye kugenda, mbonye ufashe urugendo rwihuse, ariko sinari nzi ngo n'urugendo rwaheye. Hashize nk'iminsi 3 urumva nibwo nasubiraga aho ngaho. Ubwo rero nyine nibwo nabonye abasirikare mera nk'umuntu ubaye nk'igicucu mu mutwe, nahise ninyarira mpagaze. Umusirikare umwe avamo, nicara hagati y'abasirikare, noneho ndagenda ndavuga nti bagiye kundasa, bari bafite imbunda, nzibangatane, nta n'umuntu uzamenya aho napfiriye, abana banjye ntibari bubimenye, n'aha hantu ndi ntibari bumenye ahantu nagiye. Ubu bagiye kunyica neza banzimangatanye. Nge nk'umuntu nibyo nibajije, ndagenda mbona banyinjije ahantu nko mu kigo nyine bacamo imanza. Ndinjira, nyagera natose nyine, ndinjira nyine nari narataye ibara tu, nari narataye ibara, ntaba umuntu meze nk'umusazi, numva nyine narataye nk'umutwe. Ndagenda ndinjira, ndamusuza uwo mupapa. Nkihagera uwo mupapa nyine arambwira ati witwa nde, ndamubwira, ahita ambwira ati se ubundi kirazira ko umucamanza ashaka kukubwira icyo uregwa ukurega atari yaza. Arambwira ati rero mbonye, arambwira ati umugabo wawe akurega ko ufite irangamuntu ebyiri, ariko ambwira uri umunyarwandakazi, ndi umunyarwandakazi, umugabo we akurega ko ufite irangamuntu ebyiri. Numva rero ihishurirwa rindi riraje. Hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo nimugera imbere y'abacamanza nimuzivugire, umwuka wera azababuranira. Ubwo ngubwo ndamugani papa wanjye, ngewe ndi umunyarwandakazi, nabanye n'umukongomani imyaka 12, yaranyimuyanzana hano muri Goma, tumaranye amezi 3, aranyirukana ashaka umukozi wanjye, mfite abana 3. Ubwo navuga ngo abana n'abakongomani, ese papa wanjye ko ngenge numva abantu bakuze bakera bavuga ko nta mugore ugira ubwoko, ubu nshatse n'umurundi ubu nahita mba umurundi, ubu nshatse umutanzania nahita mba umutanzania. Ese kuba ngewe mfite irangamuntu ni ikosa ryanjye? Ese nimba yarayishakiye kugira ngo nge iwacu, kuko ngewe mvuga ko iki gihugu ari ikiwacu nababyariye, ese naba ari ikosa naba narakoze? Aravuga ati wa mama we, nakosa wakoze, kandi kuba warabyaye niyo myaka yose irakwemera kuba uri uwacu. Uwo mupapa ariko yambwiye, dutegereza abantu baza kunshinja. Mugabo araza, azana bene wabo, azana bancaho nk'abantu batanzi, bazana abantu. Uwo munsi bazanye abana, turasuhuzanya, abana bararira, ngewe ndarira, mbahereza utwenda nari narabaguriye, baradufata, turinjira aho ngaho tujya kuburana. Tuburanye rero andega bya bindi byose ntari busubiremo. Abindeze nabo urumva ahantu hose nageraga baravuga ati wa mugabo, mu bigaragara uyu mukozi ni ubasenyeye. Ese kubera iki uyu mukozi ari we waje wanyu ibintu bigahinduka? Ese kubera iki uyu mukozi ari we waje ibi intambara n'ibibazo bikaba bizamutse gutya? Uyu mukozi ntabwo mubona ko ari we wazanye ibibazo mu rugo rwanyu? Uyu mukozi utumye ugusenyera, batangira nabo kumwereka ukuri. Ubwo ngubwo rero bahamagara umwana wacu mukuru, bamwe ati se wumva gute? Yari afite nk'imyaka 10 icyo gihe. Aravuga ati se wumva gute? Umwana araceceka nk'umunota, aravuga ati giye ukuntu mbyumva, mama wanjye na papa wanjye basubirane baturere, ntabwo dushaka kurerwa n'undi muntu. Abo bantu batuburanishaga barakubita ibitabo hasi, bubika umutwe, batangira kuzunguza umutwe. Babajije uwa kabiri, ubwo ngubwo yari afite nk'umunani, n'umukobwa. Aravuga ati nanjye rero numva ari uko byagenda, papa wanjye na mama wanjye nibaturere, basubirane nk'uko bongere bakundane nk'uko bakundanaga. Abayobozi noneho babura nk'icyo bavuga. Abayobozi baravuga ati ariko mwabana mwakomeje kuko mukaba
mwakumviye aba bana ibintu bavuga n'ibiki cyabateye. Rero iyo umuntu yakwanze kugira ngo umuntu azakubwire ngo subira muri mode yo gukunda umuntu ntabwo biba bigikunda. Nuko ubwo umugabo nibwo yavugaga rero ngo ntabwo bishoboka, namaze gushaka uyu ntabwo ndi bumusubirane. Kandi baravuga ati se wamuhaye abana be basuka mushakira inzu muri Goma akamushakira n'icyo gukora, none hakajya ashaka icyo gukora basuka gumana n'uyu mukozi nimba ari we wakunze. Aravuga ati hoya nta bushobozi mfite bushaka kurera gutunga abagore babiri. Umugabo arabyanga. Rero abo bayobozi banshyira ku ruhande baravuga ati mu bigaragara umugabo wa yaratewe ntabwo agushaka. Mu bigaragara hari izindi mbaraga zihishe inyuma y'ibi bintu dukurikije uko twumva ibintu. None wa mu mama we baransengera ibisengero baravuga ati wa mu mama igendere, kuko nimba koko usenga Imana uyu mugabo utagushaka, uyu mugabo udashaka kuguha abana, umunsi umwe umugabo azaguha abana utabamuhamagaje. Bambwira gutya, kandi Imana izakurengera izaguha ubuzima ku buryo umugabo umunsi umwe azakureba akavuga ngo sura ni wa wundi nahoranye. Bambwira gutyo ndigendera. Cyase nashyirwa ngenda handi ku burenganzira ngo bw'abana muri Goma, njya naho gutanga ikirego bampa abana, nge nta kintu nashakaga. Nimba umuntu atankunze ni sawa, ariko amereza abana banjye. Umukozi gewe nigishije koga, nigishe kugira guti nigute agiye kunderera, agiye gutinagaza abana banjye. Ubwo nibwo umuntu umwe twahuye arambwira ati umwana wawe w'umukobwa yamennye isahani. Ayimennye umugore aramukubita, amukubise umwana w'umukobwa aravuga ati unkubita aya masahani se mama wanjye wasize ayaguze, kubera iki mu nkubita kandi mama wanjye niwe wasize aguze ibi bintu ndimo ni bya mama wanjye. Umwana w'umukobwa ariko avuga muzagura ibyanyu, ariko ababwira. Umwana wanjye w'umuhungu nawe abwira umuturanye ati sha umukozi wacu asigarara na papa. Umwana yarakubiswe, neje ubundi twazo tuvugana arambwira ati mfite inkovu ahantu gutwi kwasadutse gutya. Narakubiswe nzira ko navuze ko umukozi yaraye mu cyumba cyawe. Abana banjye bafite ibikomere udashobora kumva. Ubwo nibwo rero navuze ngo njya aho ngaho njye kurega, ndagenda. Mageze turaburana. Naho ahantu hose nageraga ngewe ikirego cyanjye cyarumvikanaga. Narageraga aho Imana agiye kwivugira, narinze no kuvuga. Iyo navuga ko byagenze kose babonaga ko ari ibindi, ari umuntu wihishe inyuma y'ibyo bintu. Ubwo nibwo noneho navuye aho ngaho, noneho sinzi ukuntu wenda yabahereranye n'ibiki. Dusubiyeho baduha randevu, niho yavuze ngo umva uwo mucamanza ngo reganga abana n'abakongomani ngo uri umunyarwandakazi ngo ngitahire ngo umugabo ntabwo yagukunze ngo ubundi ngo uzajye uza kureba abana bawe ngo ikindi we nta mafaranga ugira. Ubusa abana bawe wabarihira iki wowe? Ubusa abana bawe niki wowe se uzabaha iki? Bazarya siki? Wowe nyine umugabo wawe murekera abana kuko we nta bushobozi ufite. Nta jambo aho nari mfite, nta n'icyo gukora nari mfite, nta mafaranga nari mfite koko ngo abana babamereze bagume bige. Nta n'icyo nari kubahereza cyo kurya kuko imitungo yose bari bayisohoyemo nk'uko mwabyumvise. Ubwo nibwo rero natashye. Ntashye nsubira ko aho ngaho Igoma. Urumva namaze nk'icyumweru Igoma ndi muri iyo miserero ncumbitse. Niho ndyamye ijwi ryanjemo rirambwira ngo umva urugamba urwana ntabwo ari urw'umubiri, uru rugamba rumparire jyewe nzakurwanirire, kandi nzakurwanirira umunsi umwe uzabona ko ari jyewe Imana itagirenganya. Mana yanjye ngasenga nkavuga ngo Mana ibi bintu uzagaragaza ukuri ryari, nzageza ryari mbeshyerwa. Umunsi umwe soma ijambo nibuka ahantu riri rivuga ngo nta kintu mwisi kitazahishurwa, ngo n'ibyakorewe mu rwihisho umunsi umwe bizagaragara. Imana imiryo jambo ndavuga ngo kumbe ibi bintu umunsi umwe bizajya ku mugaragaro, ngewe menye ukuri. Ndakomeza undi mutima nzamo irambwa ngo babarira mu bisebe bijejeta amaraso, babarira kugira ngo ngire ikindi kintu ngukorera. Ndamuhamagara umugabo ndavuga ati duhure tuganire. Arambwa ati duhurire he? Twe twabamaze gutinyana. Ati ngwino kubacama aha handi twahuriye. Turagenda turahurira. Ndavuga ati wa mugabo we mbabarira, bizajya biva ku muryango ikindi kinjira. Nge nuko navuze ni kubera ko nimba ari utumye ngewe ntarera abana banjye, inimba n'agahinda k'abana banjye. Ngeze aho mbwira umwana ngo mereza amazi, none ubu ngubu sigaye aho mbora n'umuntu mereza amazi.
nanjye agahinda mfite amarira ndira azagera imbere y'Imana. Ndamugani nta kibazo, ndakubabariye, genda wibanire n'umugore wawe, nanjye nyine ngiye gushaka ubuzima bwanjye. Ntabwo numvaga aho ngiye, sinumvaga n'icyo ngiye gukora. Arangije ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo genda ushaka ubuzima, icyo ngusabira Imana izagufashe, ntuzigere uza kureba abantu usa nabi. Arambwira ati runaka na runaka na runaka, burya nibo bambwiraga aya magambo. Abantu bose, umuntu wese amubwiye ijambo ndamuzi, ariko narabababariye. Arambwira ati kandi Imana izakugirire neza, turasezerana. Ahita nambwira ati jya kuri shop, urumva umugore yarasigaye afite shop aho ngaho, ya shop nirirwagamo, undi mugore niwe wari usigaye yirirwamo. Genda ufatemo ikintu ushaka ugende. Ndagenda icyo gihe nimba nafashe mu rukweto, turasezerana. Ambwira ayo magambo, mubwira ayo magambo, ndamubwira ati ndakubabariye, uzanderere, genda agiye, ubwo tuzamenya ibikurikiyeho. Ndagenda nijoro, urumva Imana yarimbwiraga ati hari urundi rugendo neguye ibiki. Ndagenda kandi Imana yarimbwira ati ikigeragezo cyahinduye isura. Nkavuga ati ubwo cyahinduye isura kigiye kurangira wapi? Ntabwo cyari kigiye kurangira. Ubwo nibwo umuntu icyo gihe nyimara kumusaba imbabazi, niyo mpamvu ngishishikariza abantu mubabarira abantu babakoreye ibintu bibi, kuko ari umara kubabarira ugahita Imana igahita ifungura kandi kayira. Ubwo nibwo nahise nijoro nakira telefone y'umumama wa inshuti yanjye wabaga Nairobi. Arambwira turi hehe ko ndi mu Rwanda, ndi Burundi, nzagusure tuganire. Twaherukanaga kera nkibyara uwo mwana wanjye wa gatatu, urumva yari ifite imyaka 5 tutabonana. Niho yambwiye ati rero tuzahurira aha. Ndamubwira ati wowe uzazi iwacu Butare, nimba uri kuva i Burundi nta kibazo. Niho umugore yaje mubwira ibyo byambayeho, uwo mama mubwira ibyo byambayeho. Arambwira ati rero twigire Nairobi, Nairobi uzabaho neza, ngwino tugende iwanjye, jyewe nemeye kugutunga. Igihe Imana izaguhera ubushobozi niho uzava mu rugo iwanjye ujye kwipanga. Ndavuga no Uwiteka we unkuye mu menyo y'abasetsi. Ubwo Kigali yose umugore yemeye icyaha, umugore isi yari yambanye gutya, umugore w'igicucu kazongera kwambara igitenge gakuyeho. Abantu barazaga nkabatekera inyama, inyama irirwa agateka, azatekera kwande, amagambo aba menshi. N'umuntu ndayeho muri Kigali bakamuga ati wowe ucumbikiye umurozi wowe, ahubwo ragutwara umugabo. Ubwo ngubwo ndiho umudamu yambwira ati twigendere. Ubwo urumva ndange nari mfite amakuru, Imana yambwira ngo haraho nkujyanye gusa nari nza hariho. Tugenda i Goma, nani tugenda i Nairobi, turahagera mara ibyumweru 2 ndiwe. Bashakira icyo gukora nyine, urumva nyine Nairobi ni Cyongereza ni Giswahili bikora. Nyine urumva igeze ahantu banza gucanganyikirwa, ariko Imana ahantu banjyanye ngo gusaba nk'akantu k'akazi, basi baravuze ati uyu muntu ajya basageza yicare hano arebe ko hari icyo basi yige, basi yihugure. Basi banyemera gutyo. Nkigera muri iyo saro nasanzemo abakozi benshi ariko Imana yacu iratangaje. Ntabwo nari nzi gusuka neza, nari narabyibagiwe, umugabo adashaka ko nkora. Ndagenda mbera kuri 0 nkuko bigisha umwana, cyangwa gusoza basi nkabasozereza bakamijana nkitahira, nkabasozereza bakamijana rikanyura agasarani nkataha. Urumva ndararyaga nabaga. Nkigera muri iyo saro umukozi akivana ku kazi. Buriya ahantu iyo turi abakozi b'Imana hari ahantu dukandagira presence yawe ikirukana ibintu, kubera ko Imana yabonaga aho hantu nitugumana turi benshi, jyewe sinzabona akazi, ikindi sinzabona udufaranga. Nkigera mu kazi abakozi 2 bose bahita bihagarika, nta muntu wabirukanye, babahamagara ngo baze mu kazi bakananga. Ariko nabonye ko ari kugira ngo Imana umuntu ajyaza abakira babe benshi nanjye nkore. Urumva hari abantu baza akazi, igihe ntago nakora naba nicaye. Kandi ibintu bya Nairobi ni commission, uwo wakoreye niwo baguhembera. Ngo mbaye aho ngaho Nairobi, Imana igenda ifungura imiryango, ngenda mbona uko umuntu ashobora kwikodeshereza inzu nyine ni single. Nabanje kuba muri single idafite toilette, idafite iki. Imana ibana nanjye ahantu hatari heza, iza kumvana hinjyana kuri bedisita bifite toilette yo mu nzu gutyo. Ariko navuga ngo Nairobi, Imana yarambwiye ngo wize amashuri 3, primaire wayigiye iwanyu, secondary yiga mu rugo iwawe, university yigira Nairobi.
Nairobi nawe n'ibintu byinshi bikomeye, niga kwibana, niga kwigira, niga gukodesha inzu, niga kurya mbabaye, niga kubura yo kwishyura inzu, ni Imana irahanyigishiriza, niga gufura isume, mbwira kuva mu rugo rwawe ugira abakozi, ugafura amasume indobe ebyiri ukajya uziterana muri ndivo 7. Ibyo nabyo ndabyiga, Imana irambwira ngo naje kukwigisha, ntago waje mu kazi. Najyaga gusenga, Imana irambwira ngo umurimo w'Imana uri imbere yawe. Ngiye najya kwisengera ngo Mana, umugabo wanjye, abana banjye, ikambwira ngo akira inkoni y'ubushumba. Ibyo nayisabye nibera iby'inzanira, ikanzanira ibindi bintu bihabanye n'ibyo nayisabye. Nairobi ndayibayemo, Imana iranyimana. Nagaruko Nairobi ntare kuba wundi, ariko Imana navuga ngo yaranyimanye kuko yarize icyo nzabacyo. Iranyimana, ndindiyo ngira icyumba cy'amasengesho, ndindiyo ngira ministeri, ndindiyo n'imikwa. Imana ibyo nabyo yabimbwiye nkigera Nairobi, irambwira ati nshyize umurimo imbere yawe, sengera abantu, nkora umurimo. Imana aho ngaho irankoresha. Abamama bakaza kungisha inama kandi bazi ko nta mugabo ngira. Umumama akambwira ati wange byacitse nkasenga, nkahanurira abantu ibintu bigasohora. Imana irankoresha muri Nairobi. Ndavuga ngo Mana, mbonye ko uri Imana igira neza. Nibwo nasengewe mu kwa 11, Imana yemeza ko ngomba gusengerwa. Ngewe ntabwo numvaga ko ngomba gusengerwa. Hari igihe Imana itubonamo ibintu twebwe tutanabyibonamo. Ndavuga ngo Mana, bitewe n'amateka, bitewe n'ubuzima ndimo, Mana ngiye kuba pasiteri, abantu bazavuga iki? Ndi gusenga Imana numva ijwi nanone. Urumva ngewe nta muntu nkigendera ku muntu ngo urabona ngo umuntu yavuze, no. Ngewe navuganye n'Imana, nahagurutse Imana yavuze. Wavuga utavuga, nzi icyo navuganye n'Imana. Abraham ajya guhaguruka yumvise ijwi wenyine. Kubwira umuntu rero ngo ndumvise ijwi ngo urabona ngo Imana yarantumye, ntabwo uzabyumva. Ariko ngewe kubera ko navuganye n'Imana, nzi icyo Imana yavuganye nanjye. Kandi umuhamagara w'umuntu n'umuntu ku giti cye. Plani y'Imana n'umuntu ntabwo ihamagara abantu mu mati w'abantu. Imana ihamagara umuntu ku giti cye. Imana iraguhamagara ku giti cyawe, yarangiza ikaguha na plani y'ibyo muzakorana nayo cyangwa umurimo muzayikorana ku giti cyawe. Rero ubwo nyine ngiye no gusengerwa, intambara zabaye nyinshi, agiye gusengerwa gute, nta mugabo agira. Ndongera ndasenga Imana, ndavuga ngo Mana, ese ko numva intambara zahagurutse biragenda gute? Numva ijwi nanone irambwira ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka ndamwemera. Kuko nagezeho mvuga ngo Mana, ibindimo ntiwareba umugore wifitiye umugabo. Urakoze cyane. Ndavuga ngo ntiwareba umugore wifitiye umugabo ukamuhereza ibi bintu bindimo akajya agenda abivuga. N'Imana yambwira ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka, haleluya, iramwemera. Nibwo rero ngewe nasengewe gutyo, Imana ivugana nanjye. Nkimara gusengerwa irambwira ngo urugendo rurakomeje. Irambwira ngo jya mu Rwanda. Hahandi nyine, hahandi uba ari hujya. Niwe yambwiye, hari uba ari hujya, uba ari untegerereza. Ubu rero hano ndi ntegereje Imana. Ntegereje Imana, ntegereje Imana hano mu Rwanda. Ndi maze nk'ibyumweru 2, ariko ndi kubona Imana, ndi kubona Imana iri gukorana nanjye, kandi Imana iri kumwe nanjye. Nagiye ndwara muri Nairobi zikomeye, nkunda kurwara umugongo, nkageza aho mbura n'umuntu umereza basi n'amazi yo kunywa. Narabyaye nkibaza ngo Mana, ibi bintu ndi gucamo, ariko Imana ikambwira ngo ndi kukwigisha, kuko ubundi kuba umushumba mbona ko ari santima Imana ibanza kugukuramo, kugira ngo ejo utazazana inzitwazo ku murimo w'Imana. Urabona ndatwite, urabona nabyaye, urabona iyo miteto yose Imana ibanza kugukuramo imiteto, ikabanza ikakugira igikoresho yishaka, ku buryo niyo ugiye gutekereza ngo uyu munsi sinjya gusenga uvuga ngo iransubiza hahandi navuye, bigatuma uhita uvuga ngo ubu ndagiye, naba bitameze neza ndagiye. Rero mu magambo make ni urwo rugendo nagiye kugeza mbaye pasiteri, kandi Imana iri kumwe nanjye. Bene data, nabonye Imana abantu banyanze, nabonye Imana. Ngewe njya mvuga ngo nta muryango ngira, ariko bambabarira urahari. Ariko hari ahantu Imana ikunyuza, ya miryango ukayibura, abana ukababura, umugabo ukamubura. Ariko navuga ngo
igihe abantu bose bakuvuyeho Uwiteka ni inshuti yacu ya bugufi. Uwiteka ni inshuti yacu ntabwo igikureka. Aho abantu bagutaye, aho abantu bakuretse, aho ubona ibintu bidakunda, niho Imana iza ikavuga ati ndi kumwe nawe. Nubwo buhamya nari mfite bwo gusangiza abantu. Debora ahantu ryaturutse. Ubwo muri uyo mwaka ndi iwacu, urumva narasengaga kuko ndabibabwiye cyane kurutaho. Nibwo naryamye nanone numva ijwi rirambwira ngo mwise Debora. Ntabwo nari nzi bya Debora ariko ubu uri umukristo utazi nahaye ibintu byanditse. Nari maze gusenga ari saa 9 numva ijwi rije rikomeye cyane rirambwira ngo mwise Debora. No muri Bibiliya byanjye narabihanditse n'isaha n'umunota Imana yabimbwiriyeho. Ndangije mu gitondo mbaza umuntu twajyaga dusengana umuvuga butumwa ndamubwira Debora ni muntu ki bisobanura iki? Arambwira wabikuye. Nawe nijoro numvise ijwi arambwira ati Debora ni umugore w'intwari. Arambwira ati reba mu bacamanza ibice binde niho havuga ubwo butwari bw'uwo mugore. Arambwira ati ni umugore wakoze abagabo bananiwe, ni umugore Imana yabonyemo ko azafasha abantu mu gihe kigoranye cyane. Tomye maze gusoma aho hantu ndavuga nduwite noneho umubabaro ntacyo ntwaye, nzaba intwari. Isi iri kubona ko ndi igicucu ariko noneho uri kumbonamo ubutwari. Ndavuga ngo ntacyo bintwaye. Buriya hari igihe ubona intambara y'akazi ariko ugahita uvuga ati reka mpindure urukweto nkomeze n'ubundi urugendo ruracyakomeje. Uwo munsi rero Imana ikinyita Debora nese numvamo nzakomera. Mana yanjye ubu naho waza ukamfobya gutumva nzakomera. Ubu naho isi umva barozi imwe mwandozi ubu ngubu ntari nakizwa neza cyagiye ariko agakiza ubu ngubu ufite gewe Debora nihamiriza. Ndikubwira abantu mukizwa ahantu abantu bababona naho batababona. Ikindi cya kabiri, Mana yanjye Imana ikeneye abagore muri iyi misi b'intwari, abagore bagiye kuyivugira ahantu hakomeye n'ahantu horoheje. Nge ndikubwira abantu dukizwe niyo turufu. Ko ndikubwira abantu hagiye kurya umuntu wasenze, hagiye guhitinga umuntu wasenze, hagiye kubaka inzu umuntu wasenze, ugiye kugendera mu modoka nziza wasenze. Nibyo mbwira abantu. Rero naho Debora ryaturutse. Murakoze cyane. Abakurikira Gorogota TV, ubuhamya bwa Debora ni burebure. Ntunarambirwe kugira ngo kutarangiza iyi video kuko irakubaka. Nagumye ndeba muri telefoni ndeba komenti zagukozweho ahantu wakoze ikiganiro kuri Rose TV Show. Mbonamo umuntu wavugaga ati uyu mubyeyi benshi ariko benshi barababaye cyane. Uri umubyeyi wababara nanjye nababaye cyane kuba umuntu adafite abana mwababyeyi kuba yarabyaye abana batabasha kubabona kandi uri uhagaze n'agahinda gakomeye. Umugabo yakwanga agaca akagenda ariko nta mubyeyi ubura abana ngo asinzire aho uri ku mugabane wari wose. Icyo mvuga urimo kucyumva, nta mubyeyi ubura umwana ahari nawe ahari ngo asinzire. N'ibyo warya ntibigera ku nzoka. Uhora umwana w'umuturanyi yarize ugira ngo ni uwawe. Umwana w'umuturanyi yahamagaye mama urikanga ukavuga uti uwo ahari ni njye bahamagaye. Noneho urumva n'ibikomera abana bagize byo kuba umwana ashaka kuvuga agakubitwa, mbese ubuzima buba butoroshye. Ariko ndebye muri komenti mbona umuntu wavuze ati uyu mumama akwiye ubuvugizi. Nkibaza mbere yuko twinjira ku buvugizi ndagira ngo usobanurire abantu uyu munsi wa none umugabo mwabyaranye ari Kongo ari Kigali, uyu munsi wa none abana mwabyaranye bari Kongo bari Kigali. Usobanurira abantu aho ngaho. Nukuvuga ngo ubu tuvugana umugabo ari Kigali n'uwo mudamu abyaye kabiri n'umwana wanjye mutoya. Abantu bafite nimero yanjye ejo bundi babonye ko umwana baramunyoherereje ngo aze kunsura, narabimusabye aramumpereza. Ariko ubu tuvugana abana banjye babiri bari Kongo. Nuvuga ngo aho Kongo bari nta nubwo bari mu rugo rumwe, bari kwa base wabo babiri batandukanye. Kandi abo base wabo ni abantu bafite nk'abana 8 kuzamura. Nukuvuga ngo abana banjye bari mu buzima budasobanutse nk'aho ariko navuga, ariko niko bimeze. Ni ikibazo
kuba abantu bashaka kurerera uhagaze ugenda ugihumeka abana bagatora ubuzima bw'imico y'ingo zitandukanye ni agahinda wa mubyeyi we ndumva ndimo kuvuga ururimi mwumva benshi ndumva batangiye kubabara kubera ubuzima bw'abana nuko umuntu aravuga ati uyu mubyeyi akwiye ubuvugizi akabonana n'abana be akabarera ese uyu munsi ndagira ngo noneho usaba ubuvugizi uvugirwe wabusaba mu rwego rwo kugira ngo uhuzwe n'abana bawe ese nkibaza uyu munsi wabaye ubuvugizi aba bana wabasha kubarera uri mu buye buzima aka kanya bwabasha kurera abana bwabasha kubakomereza ishuri bwabasha kugira ngo bajye mu nzu urakora iki kugira ngo noneho twumve ko n'abo bana nubakora ubuvugizi bwo kukugeraho noneho wabasha nawe ubwawe kubakira uyu munsi imibereho ihagaze iti navuga ngo imibereho nisanzwe urumva ngewe maze ibyumweru nka 2 mvuye Nairobi urumva ahantu ndi ni kwa mubyara wanjye ni ukuvuga ngo ubu ni nk'aho ariho ncumbitse ariko navuga ngo umugabo mu bigaragara ngewe ubu ngubu tuvugana abana yabampereza nkaba mvuga ngo ngiye mbonye ahantu ho kuba abana banjye bakaza bakiga muri ekore n'ubundi niho bigaga bakaza tukabana mu nzu nkabarera numva ari ibintu byahumuriza umutima wanjye numva ari ibintu byamfasha cyane nkongera kwitwa umubyeyi ibyo ngibyo ngewe nibyo numva shaka ko abana banjye baza tukabana ikindi abana banjye bakiga nibyo ngibyo numva murumva ko umugabo uyu munsi wa none ntago yimanya abana ntabwo umubyeyi yatsa abana umugabo ngo abamwime ndumva icyo ngicyo kiranoroshye ariko uyu munsi ubonye aho kuba none se mu byo nakurikiye numvishe ntacyo ufite ukora ese abo bana waza akaguha naho kuba abana barya iki abana bakwishyura iki ese ushoboye gukora iki kugira ngo n'abakumva bashobora kugufasha cyangwa se bashobora kuba baguhamagara kugira ngo bagufashe wowe uyu munsi wa none urakora iki ese washobora gukora iki ngewe navuga ngo akazi kose nagakora ikindi nizi ibintu bya saro nabyo nabikora ariko n'ubucuruzi nabwo nabukora mbega akazi kose katuma abana banjye babaho cyangwa nongera kuba nicaranye nabo tukasangira ku meza nabo nagakora akazi kose reka nkubaze yenda nuko utaramara iminsi n'ahangaha ariko mbonye abadamu basuka mbona bafite ukuntu bagenda bagasaba ahantu bose bakishyira hamwe noneho ugasanga umuntu yishyura aho yicaye gusuka umuntu yizanira menshi ze umuntu akamusuka ndumva ibyo ari ibintu biba bitagoye ubuzima ese waha abantu ndibaza ko utaramenya uko biteye ariko numva mu rwego rw'uko wumva ushoboye gusuka n'uwagutera inkunga yagutera inkunga ngira ngo yo kwishyura iseta siko bimeze yo kwishyura iseta y'aho wicara no kugira ngo yenda abashe kumwishyurira inzu yo kubamo kugira ngo noneho ubashe kugira ngo utangire akazi wiyegereze abana impamvu ibi mbivuga nuko ababyumva ari ababyeyi ndabizi neza kandi bagira umutima w'imbabazi umubyeyi wese wagiye kugisaka byara umubyeyi wese w'umugabo wabonye umwana amukina imbere akumva uyu mubyeyi abana be barerwa mu ngo 3 zitandukanye uburere mu bana 8 9 gutyo kandi nyina w'abana ahagaze ni ibintu biba bikomereye ubuzima nkavuga rero ngo bwa bufatanye bwanyu burakenewe Bishop Brigitte musanzwe muri kumwe ibihe byose nimureke turebe uyu mubyeyi ukuntu yakongera agasubirana ubuzima nge nkaba nakwifuriza kugira ngo uhaguruke ugende gushaka iseta yaho wakorera muri Kigali umaze gutemberamo wamaze kubona wakorera nkagana he niba arabitekereje nge mbona ahantu hari muvuma cyane ari mu mujyi cyangwa Nyabugogo aho rero burya Imana ntigifasha uwicaye
haguruka ushaka iseta umenya ayo yishyurwa, numara kumenya ayo yishyurwa kugira ngo ntuzagutungura ashaka kugufasha kwishyura iseta uzabuzi ayo uri bwishyure, kuko ngewe nkurikije uko mbizi babadamu bicaye nta muntu urengeje ibihumbi 100 aho yicara. Nge ndabizi kuko tujya kwisukisha hahandi yicara gutya arimo umuntu amusuka ntago harengeje ibihumbi 100. Noneho ibyo umusukisha umukiriya ni ubyigurira. Bivuga ngo rero ako kazi kuko wifitiye umwuga muri wowe kandi mbonye utunze abantu benshi muri uyu mujyi, nkavuga rero abagutera inkunga ntabwo babura, ndabizi neza bagusubiza mu kazi ukabasha kuba mu nzu yawe wikodeshereje ubana n'abana babagaburira bajya ku ishuri. Iyo umuntu akora abana bariga, iyo umuntu akora abana arabambika, iyo umuntu akora ni ukuvuga rero bakunzi banjye ba Gorogota TV ngi devoir ndayibahaye. Ngewe Bishop Brigitte ntacyo nashobora njyenyine, ariko urugendo rw'uyu mubyeyi mwarwumvishe. Tugera ku musozo reka dutange inama nkuko musanzwe mubizi. Tugiye kwinjira mu nama z'imiryango. Mu miryango dufitemo abana, ni byiza ko abana barerwa n'ababyeyi bombi, ariko mu gihe bidashobotse wibuke ko bari abana bafite igikomere nkuko uyu mubyeyi ahuye n'igikomere. Bagabo nimureke tubashe kurera abana bacu turi kumwe na ba mama babo, badamu nimureke turera abana bacu turi kumwe n'abagabo bacu. Umunyarwanda yaciye umugani ngo ubona ishitamba ugaturwari wambaye. Nta uruta mama w'abana bawe wakubyariye 3 4, nta uhari nta nuzabaho. Ndagira ngo rero mwumve ko gusenyuka kw'ingo kubera isha ije itamba biguhereye abana uburere bw'ibikomere igihe cyose mu buzima bwawe. Nongere mvuge ngo umusozi utarazamuka ntukawutera ibuye. Muri comment hari abagaragaye ko uyu mubyeyi yisenyeye. Nta wisenyera bishaka ntawe. Umusozi utarazamuka ntuzawutera ibuye kuko ntiwawugezeho, ntuzi ibikomere biriho, ntuzi amahwa ariyo, ntuzi ukureshya. Umuntu yajya kuhaguruka nawe yahagurutse bigeze azi kazarugarukamo, nawe asanga yizaniye uwo bita derira mu rugo. Ubwo rero ndagira ngo mvuge ngo mu miryango tubera amaso imiryango, atetwe twibera amaso ahubwo turebera amaso abo twabyaye. Turabashimiye nk'uko bisanzwe. Ndashima Imana ko Deborah bikomere birimo gukira. Mbere wabaga urimo kurira, ariko uyu munsi ubaye intwari. Kandi Deborah n'ubundi Imana imuvugaho ubutwari nk'uko wabisomye, yari umukobwa wahagurutse akora ibyo abagabo bananiwe. Reka tubisabire mudukorere sabone, ndabinginze ni mu nkandire kunzogera hariya hatukura. Ikiganiro nkoze cyose kizajya gihita kikugeraho. Ubundi unkorere share and comment kugira ngo ibintu byose bikwire ahantu hose. Ndabakunda rero n'umukunzi wanyu Bishop Brigitte, kandi nsoza iminsi yose mbasabira umugisha. Imana data wa twese y'umugisha, tanga umugisha ahantu hose kandi ureberera isi yose icyarimwe. Niyo mpamvu nkwinginze ngo ijisho ryawe rigere ku bantu bose, kandi nongeye gusenga isengesho rigera mu ngo. Uwiteka niyubaka imiryango, Uwiteka nakiza ibikomere mu miryango, Uwiteka nahanagura amarira barira. Uwiteka Imana data wa twese nyiribihe, komeza inkundo z'ababana zari zinyeganyeze kugira ngo tugire umuryango mwiza w'ejo hazaza. Mu izina rya Yesu Kristo, humugisha abakurikirana Gorogota TV, humugisha abazayikurikira, kandi Uwiteka ihe kuyagura no kwigira neza mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.